Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Turacyakomeza kuganira twifashishije ibyanditswe bitagatifu. Twagiye mu ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye Abanyaroma, tumenya amakuru y'ikuzo dutegereje. Nibyo koko ubu turi abana b'Imana pe, turi abana bayo pe, ariko ko tuzamera ntibiragaragazwa. Gusa twizeye kandi twihanganiye gutegereza ikuzo rizatugaragarizwamo. Kugira rero ngo turusheho gusobanukirwa uko twahamagawe n'urugendo turimo kugira ngo tugere mu ikuzo twahamagariwe, turi kugenda twifashisha ibitabo binyuranye by'ubuhanuzi. Ubu buhanuzi bukaba budukangurira kurushaho kwegera Imana. Kandi kurushaho kwegera Imana si ukugenda uko umuntu abyumva, ahubwo ni ukugenda mu ntambwe z'abatubanjirije. Tukumva uko bagiye babyitwaramo kugira ngo bagere mu ihirwe ry'ijuru, natwe tukagenda nkabo. Turahirwa cyane. Iyi nzira turi kugendamo ntabwo ari inzira turi guharura, ni inzira yaharuwe, twe turi kugenda naho abandi bagiye. Niyo mpamvu uru rugendo rwakagombye kuba ruturyoheye kandi rutworoheye, kuko papa cyangwa so cyangwa se sogokuru yagiye aho ngaho. Nibwira ko ariho yagiye sogokuru wanjye, ko papa aracyariho, ariko ndavugaga ku batafite ababyeyi. Mbese buri wese arebe umuvandimwe wawe ashobora kuba yaraciye aho ngaho kugira ngo agere mu ikuzo ry'ijuru. Nawe rero ihanganire guca aho yaciye kugira ngo uzagere aho Kristo adutegereje. Kristo udukunda kandi udutegereje atetse ijabiro. Aho niho twebwe tuzamusanga, hanyuma tukimana nawe ingoma ibihumbi. Tuzimana na Kristo ingoma. Haleluya. None rero kugira ngo twimane nawe ingoma birasaba ko tugira uko twitwara, tukaba abana b'ingoma tukiri no mu isi. Kuko iyi ngoma ya Kristo niyo yabwiye Pilato ati si ya hano ku isi, ubwami bwanjye si ubwa hano ku isi. Yaba ndi uwo ku isi nakabaye mpamagara abagaragu banjye nanjye bakandwanirira. Data yakaba yohereje abamarayika bakandwanira, ariko ubwami bwanjye si ubwa hano ku isi. Natwe rero ntabwo ubwami bwacu ari ubwa hano ku isi. Niyo mpamvu tubabariye mu isi, haleluya, ariko tukaba twihanganiye gutegereza igihe tuzagirwa abana b'Imana by'ukuri. Turaniha n'ibiremwa byose biraniha. Twaje gusanga ko umuntu wese uniha aba ari mu mubabaro. Turababaye, dutegereje kugirwa abana b'Imana. Kandi ijwi ni ijwi ry'ubuhanuzi, ijwi ry'ibyiringiro n'ibyishimo n'umunezero. Aya magambo twayaganiriyeho ejo. Ibi byishimo dufite nuko nubwo turi kuniha ariko tuzatabarwa. Haleluya. Ibyishimo dufite nuko nubwo turi kubabarizwa mu isi, haleluya, ariko tuzaruhuka. Igihe nikigera tuzaruhuka. Ngibyo ibyiringiro dufite, ngibyo iki kiduteye ibyishimo, ngiki kiduteye kwihangana, nuko tuzi ko naho turi kubabarizwa hano mu isi ari iby'igihe gitoya. Pawulo arabivuga akavuga ati mbona igihe umubabaro w'iki gihe, koko rero nsanga amagorwa y'igihe cy'ubu ngubu atagereranywa n'ikuzo rizatugaragarizwamo. Haleluya. Ntabwo amagorwa uyu munsi turagowe pe. Turagowe, twabivuze igihe twatekerezaga ku bashakanye. Ukagenda ukamuha keya, nk'uko tuzivuga mu Cyongereza keya. Ukamubwira uti uri mwiza, ureba neza, agakubwira ati tugenda, ujye ushaka abandi ubibwe. Uragowe rero. Turagowe mu isi, dufite ingorane zinyuranye. Turarya ibiryo bikadutera mu nda. Turicara tutariye tugasonza. Tumara guhaga tukananirwa. Turagowe. Turacyari ahantu h'ingorane rwose. Uyu mubiri urarwara. Uyu mubiri ugira intege nkeya. Turi muri uwo mubiri. Turi muri icyo kintu kimeze gutyo. Haleluya. Ariko nubwo bimeze gutyo, haleluya, dusanga aya magorwa turimo, iyi mibabaro turimo, idakwiriye kugereranywa n'ikuzo rizatugaragarizwamo. Yesu yarambwiye ati bana banjye nzabahoza amarira ku buryo muzajya mwibaza muti umubabaro ni iki, mwumva mutanibuka
igisobanuro cy'umubabaro. Mwara wibagiwe nibyo uyu munsi urababaye muvandi, uri kurira ndetse ndi no kubivuga ukavuga uti wa mugore ubanza uri umushinyaguzi. Ntabwo ndi kugushinyagurira, ndi gukomeza umutima wawe. Reka nkubwire, Yesu haleluya yanyohereje kukuzanira ubuhanuzi buhumuriza umutima wawe. Haleluya, hari abahanuzi haleluya bavuze iby'isenyuka rya Babiloni, bavuga iby'isenyuka rya Isirayeli kandi bikaba. Ariko njyewe Yesu Kristo yanyohereje kuvuga iby'isanwa ry'imitima. Haleluya, ni nayo mpamvu yampaye ijambo ryitwa humura, ngo njye nkubwira humura buri munsi. Suko utashenjaguritse, suko utajanjaguritse, suko utikubisa hasi ukaba waramenaguritse. Ariko Yesu Kristo yarambwiye ngo nze nkubwire ngo biracyashoboka kongera kugusana. Haleluya, amena. Muvandimwe ugana mu ijuru, kera nigeze kujya kuvoma, bampa igicuma, ndagenda ndi mu mukoki, ndabyibuka igicuma kirancika kikubita hasi kirameneka. Mfata bya bimene by'igicuma mbishyira iwacu rero babiha umuntu uzi kuranda, babyitaga kuranda, arongera arabyegeranya byongera bivamo igicuma. Haleluya, haracyari ibyiringiro rero. Haleluya, ku igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Haleluya, haracyari ibyiringiro ko cya gicuma cyari cyamenetse bakirandaranda kikongera kikaba igikoreshwa. Hari amasafuriya enda abakire mushobora kuba mutabizi, ariko twebwe abo mu bihugu biciriritse tuzi ko bariho abo bantu. Amasafuriya yapfumutse baragenda bakayafata bakayateramo inzuma, amasafuriya akongera agakoreshwa. Haleluya, haracyari ibyiringiro ko ya safuriya yaratobotse, ariyo wowe ariyo njyewe, ko ya safuriya yari yaratawe muri puberi kubera ko yari yararobotse indiba. Birashoboka, biracyashoboka cyane ko ya safuriya yakongera gukoreshwa kubera ko bayiteramo inzuma ikongera ikaba nzima. Barongeraga bakayitera inzuma, iyi safuriya ikongera igakoreshwa indi myaka. Wenda abantu bari mu bihugu byateye imbere ibyo ntimubyibuka, ariko muribuka ko kera mutaragenda ibyo ngibyo iwanyu mwabihabonye. Ni ukuvuga rero ngo turabeye amazi ashyuha ariko ntiyibagirwe hehe iwabo wambeho. Haleluya, nuko rero hari benshi mwarezwe n'amasafuriya ameze gutyo, tabizi rwose, cyane cyane ko no kugira isafuriya nabyo byabaga ari ikindi kintu. Ariko hari isafuriya wasangaga indiba yarabaye isa ni ndayisobanura gute, indiba yarafashe imfuruka kubera guhora nyine bayihondagura kugira ngo bayishyiremo inzuma, ariko igakora. Haracyari ibyiringiro rero. Haleluya, niyo mpamvu nge ndi kukubwira Nyagasana bayanzanye ngo nkubwire ngo naho waba warapfumutse wa safuriya, naho waba waramenetse wa gicuma we, naho waba warageze gute, haracyari ibyiringiro ko umusanyi wo mu ijuru ari we Kristo ashobora kugusana ukongera ugakora. Haleluya, ukongera ukaba muzima. Haleluya, yinjiye ku mutware. Haleluya, wa mukobwa wari wabaye nk'ikibindi cyamenetse, wari wabaye nk'isafuriya yatobotse, arongera abamuzima kubera Yesu. Haleluya, hari impamvu Yesu Kristo atemeye kujya kwa Lazaro akirwaye. Hari impamvu Yesu Kristo ataje ku munsi wo gushyingura Lazaro. Hari impamvu yatumye Yesu aza Lazaro yanutse. Haleluya, Yesu rero ajya yohereza ubuhanuzi wanutse muvandimwe. Uri mu bihe bigukomereye, uri mu bihe birimo umubabaro mwinshi cyane, Yesu Kristo ajya yemera ko bikugeraho kugira ngo agutabare. Kandi hari umuvandimwe wambwira ati njya nibaza impamvu Imana yemera ko dukubitirwa ku karubanda. Nawe ntabwo Imana yamukubitiye mu mbere. Haleluya, ntabwo yakubiswe inkoni mu mbere, yagiye ku karubanda, abantu bose barabimenya, baramushungera kugira ngo bazamenye n'izuka rye. Haleluya, bazamenye ko wa wundi. Haleluya, erega iyo adakubitirwa ku karubanda muvandi, Pawulo ntabwo byari kumworohera. Abigishwa ba Yesu intumwa 12 ubwo zatangiraga igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ntabwo byari kuzorohera kuvuga uko wa wundi. Ariko haleluya, mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa baravuga bati Yesu wa wundi mwishe. Haleluya, umva bati wa wundi mwabambishije ku musaraba, wa wundi, kuko barabibonye n'amaso yabo barabyiboneye muvandi. Wa wundi rero haleluya, uwo nguwo haleluya, uwo nguwo niwe haleluya Imana yagize muzima. Ubu niwe turi guhamya. Inyigisho ya mbere ya Petero iyo rero muvandi,
Petero yarigishije mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, intumwa zimaze guhabwa Roho Mutagatifu zahise zisohoka zitangira kuvuga iby'Imana. Noneho Petero akavuga ati nyamara Yezu wa wundi mwishe. Haleluya. Niwe haleluya niwe uduhaye kuvuga aya magambo wa wundi kuko barabibonye ko yapfuye. Si babibonye se? Yapfiriye ku karubanda. Hari impamvu rero Imana ijya yemera kudukubitira ku karubanda. No kugira ngo nigiza aba yadutabaye n'abandi bazabimenye. Haleluya. Ariko reka nongere mbigusubiriremo kandi mba ndi gusubira mu magambo yayandi nagiye mvuga, ariko ntabwo binteye ubute kuyasubiramo. Waruzi ko ubuhamya bwawe atari ubwawe ahubwo ari ubw'abandi babonye ubabara? Niyo mpamvu nakubwiye ni ubuhamya bwawe tinyuka ubutange, irukana ya shitani kugira ikiragi ukanga kuvuga ibyiza by'Imana. Hari abantu rero batinyutse. Uburaho mbi ikiragi turimo kuyirukana mu izina rya Yezu. Niyo mpamvu ndi kuguteguza muvandimwe, n'ubu tugiye kwinjira mu bihe by'amashimwe. Wumva ukuntu abantu birukanye roho mbi yabagiraga ikiragi, maze wumva amashimwe ari mu mitima y'abantu. Ni menshi pe, ni menshi cyane. Roho mbi yatugiraga ikiragi twamaze kuyirukana, twaratinyutse tuvuga ngo wa wundi bishe. Haleluya. Wa wundi wababaye, wa wundi uwo nguwo abatware banyu batanze bakamwica urwo gupfa, bakamwica urwo agashinyaguro nako. Uwo nguwo uwo niwe rero. Haleluya. Kandi barabibonye. Amina. Haleluya. Amina. Iyo Yezu akubitirwa mu mbere, abantu bari kuvuga ngo nuwuheze ngo ko tutamumenye, ariko kora ko bose babibonye. Ibyo bintu byagaragaye, bose babyiboneye, basanze rwose kubyemera ari ngombwa ko byaramenyekanye. Hari impamvu rero muvandimwe wanjye Imana yemera kugera mu ndiba y'ikigerageza, ijya ibyemera cyane. Hari impamvu irahari, ni ukugira ngo nuzamuka na babandi bazamenye ko utakiri mu ndiba y'ikigerageza. Haleluya. Ni ukugira ngo ubuhamya bwawe buzabubake. Amina. Nongere nkubwire ni bwa buhamya si ubwawe, wowe warabibonye, sibyo? Ariko nkubwiza ukuri muvandimwe, hari n'ubuhamya burya budashobora gusohoka ku rurimi kubera ko buba bukomeye cyane. Nkanjye nk'ubuhamya ushobora kumva, ariko hari n'ubundi ntarabasha kuvuga, atari uko ari buba ahubwo burenze ubwenge bwawe. Avuga ni reka mbanze ngubwo wumva nabwo tubusingizemo Imana. Nanjye ndabufite, nawe urabufite. Ubu rero igihe kigeze nicyo ko tugomba gushima. Haleluya. Dushima Imana mbese yabikoze kwakunda. Hari impamvu rero Imana yemeye kujya ku karubanda. Hari impamvu Imana yemeye ko indirimbo z'agahinda zivugira iwawe. Hari impamvu Imana yemeye ko Lazaro apfa Yezu atarahagera. Iyo mpamvu irahari kandi ntabwo tugomba kuyimenya. Ntabwo Yezu agiye gukora atubwira ngo bana banjye rero ngiye kubikora, ngo impamvu ni iyi ngiyi. Ntabwo adusaba uruhushya. Icyo ngicyo tujye tukimenya. Abikora neza kuko ari Imana, akavuga ati narabikoze nyine. Niko byagenze bana banjye. Hari impamvu. Haleluya. Hari impamvu. Haleluya. Uvandimwe mwiza rero, umuhanuzi Amosi rero tumugarukeho. Amosi ni umuhanuzi uri kuduha iby'ubuhanuzi bw'uyu munsi. Ubuhanuzi bwa Amosi rero ubusomye watitira. Bantu bo mu gisekuruza cyatese rero ntabwo nshaka ko mutitira. Oya, ntabwo ndi bubabwire ibibatitiza imitima, cyane cyane ko Yezu yambwiye ijambo ry'ihumura, ariko burya humura yo mu ijuru nayo mujye muyimenya. Yezu aje akambwira ati mwana wanjye humura, ndavuga nti nabyumvise. Nyagasani yakubwiye ngo humura, ujye umenya ko aguhumurije kubera ko ari impamvu iri imbere yawe kandi ishobora kubita korohera. Bityo rero Nyagasani nakubwira ngo humura, ujye wakira ko ari humure, umenye ko hari ijambo ry'ubuhanuzi ry'ihumure, ariko burya guhumuriza imbere y'icyaguteye ubwoba. Ubundi ijambo humura no kuvuga ngo kiriya kirahari cyakabaye kigutera ubwoba, cyakabaye kiguca intege, cyakabaye kigukura mu byizerwa, ariko humura. Niki iryo jambo rivuga? Niba rero Yezu avuze ati humura, nuko abavuga ati mwana wanjye imbere yawe hari biteye ubwoba, ariko humura turi kumwe, sibyo? Humura rero. Hanjye yarambwiye ngo nze nguhumurize, nkubwire ngo ntabwo bikabije, birashoboka ko wagaruka kwa Yezu, ubyine, unywe, uririmbe, wiyambarire neza, mbese yewe we umva ugende wibera umusirimu.
ariko utibagiwe mu ijuru. Ibi tugendamo ntibizigere bidukerereza, kandi nureba ahantu ukavuga utandahagera nkagwa uzajya uhava. Burya ikiruta nuko wanogoramo ijisho rya kugira ngo uzajyane mu nyenga y'umuriro amaso abiri. Mbivuga gutyo rero abantu bakavuga bose uyu mugore aragira ngo twibereho uko dushaka kandi n'Imana. Oya, ntabwo ari cyo navuze. Banza urebe bitagufasha gusingiza Imana ubijugunye muvandimwe. Niba ari imyambaro wambara ukumva ntabwo muri roho bigenda neza, jugunye. Iki ni igihe cyo gukorana na marayika murinzi. Iki ni igihe cyo gukorana n'ijwi ry'umutima nama, ukumva icyo ukubwira, kuko ijwi ry'umutima nama wawe si ryo ryanjye. Kandi ijwi ry'umutima nama muri rusange ni rimwe, ariko rigenda rihindura cyangwa se rigira particularité bitewe na buri muntu. Wenda tuvuge niba ngewe nkora mu kabari, ijwi ry'umutima nama icyo rizambwira ntabwo ari cyo rizabwira wenda wa muntu ukora wenda muri biro aho ashobora kubona za ruswa. Nuvuga ngo mu kabari mfite ukuntu ijwi ry'umutima nama rizanyobora. Bese buri wese umutima nama we ni umuyobore. Haleluya. Imana rero, haleluya, iyi Mana mvuga ngewe mbona ari Imana yuzuye pe. Nukuri iyi Mana ni nziza pe, iraturemye, irangije kuturema itegeka abamarayika bayo, haleluya, kuturinda mu nzira zacu zose. Iduha marayika utugendagendaho buri munsi. Haleluya. Marayika tugendaho, marayika tugendaho, marayika tugendaho. Ubwo marayika ntituri kumwe nawe, ariko rero reka nongere nanjye mpagaruka aho ngaho. Marayika aratwinginga, bana ba Yezu mwaretse kumubabaza. Reka turumva, reka aka marayika ceceka, wowe nande kivuze muri ngewe, ubwo n'iryajwi ry'umutima nama, ariko waretse kugira guke. Aha, ntabwo nabishobora. Erega umubiri ugira intege nkeya, ukaburagiye urabikoze, bwaje mu gitondo ukongera ijwi ry'umutima nama ntabwo uri kuryumva. None Yezu yambwiye, kandi reka nkubwire rero, hari igihe abantu ba mu Gifaransa batangiye nyuma yacu, ariko uyu munsi turi kumwe ba. Haleluya. Yezu yambwiye ngo mbabwire mwese none abajya mu ijuru mwese. Haleluya. Ndabizi ko hari abari muri audio z'ikinyarwanda mukaba muri no muzo mu Gifaransa, mukaba muziha abavandimwe ndetse munabakangurira. Reka ndambabwire rero, mbabwire ijwi haleluya ry'ubuhanuzi riravuga amagambo amwe kuri bose. Haleluya. Yezu jabundi arambwira ati mbese kuri gutinda gutangira iz'icyongereza kandi nabiri ijwi ribareba. Reka rero nkubwire, ubu naso tugiye kuzitangira. Ijwi ni rimwe, iri jwi ry'ubuhanuzi haleluya riravuga ngo ni igihe haleluya cyo gutega amatwi marayika ukurimo. Nizo cyo kwemera gukorana na marayika wawe. Marayika ashobora kuba ari kukubuza gutereka imisatsi, marayika atakwemera kudefiriza ngewe abinyemerera. Ntabwo ari igihe cyo kuza kuncira urubanza. Umva marayika wawe icyakubwira. Marayika niba ari kukubwira ati dora aha ngaho urimo kubyica bireke, ntabwo ari ngombwa ko nanjye abimbwira. Hari igihe marayika w'Imana haleluya aza ngewe akambwira ati runaka mufashe, ariko wowe akabikubuza. Hari impamvu. Korana na marayika wawe. Buriya rero buri wese niyemera gukorana na marayika we, ijwi ry'umutima nama we niryo mvuga. Buriya ntabwo tuzagongana, ntabwo tuzagongana. Hari umuntu uza ngo ngewe ngo runaka ngo arancumuza, ngo ngewe ngo yancumuje, ngo none se ngo ko Yezu yatubujije kunywa inzoga, ngo runaka akaba yayinyoye. Mva, korana na marayika wawe, imva ijwi ry'umutima nama wawe, ntabwo uri umucamanza. Haleluya. Umva mbabwire, haleluya, umucamanza n'umwe. Haleluya. Umucamanza n'umwe, ni Kristo umucamanza w'intabera. Haleluya. Abandi bose muri kwiha ubucamanza kandi mutabishoboye. Umucamanza n'umwe, ni Kristo. Twebwe turi ubwoko bwe. Haleluya. Turabahamagawe, Imana yahaye kugira isura nk'iyi. Haleluya. Haleluya. Turabahamagawe dukwiriye kugira isura nk'iya Kristo. None rero muvandimwe, umva ijwi ry'umutima nama wawe. Urumva? Niba marayika ashobora kumbwira ati Louise, n'urugero ko birashoboka pe, ibyo bintu nabivuzeho mvuga ukuntu buri wese agira uko Imana igendana nawe. Imana ishobora kuvuga ngo Louise, genda ujye kunywa inzoga. N'urugero, ntabwo mvuga ko yari yabimbwiye, ariko birashoboka. Kuko uko Imana ikora ntabwo ari twebwe tuyigenera inzira, ahubwo ni igena inzira zacu. Genda ujye kunywa inzoga kuko hari abanyenzoga nshaka kurokora muri wowe.
ibyo ngibyo ijya ibikora. Njyewe nagiye mbona abantu benshi Imana agiye ikoresha muri ubwo buryo. Imana irabikora. Haleluya. Umusazi, umurwayi wo mu mutwe ajya akiza abantu. Ihabara yitwa Rahabu yakijije abantu. Ni ukuvuga iki rero? Haleluya. Nta hantu na hamwe utasanga ijwi ry'Imana. Muvandi, none rero njyewe icyo ndi kukubwira, ndi kukubwira amagambo Yezu yambwiye. Ni igihe cyo gukorana n'ijwi ry'umutimanama wawe. Haleluya. Ni igihe cyo gufungura amatwi ukumvira ijambo, ukumvira ijwi ry'ubuhanuzi, ijwi ry'ibyiringiro n'ibyishimo n'umunezero. Haleluya. Ryaje iwawe, ijwi ry'ubuhanuzi. Umumararungu Louise ashobora kuba ari umuhanuzi cyangwa atari we. Ibyo ntabwo turi buze kubitindaho cyane, gusa nge naguhaye ibimenyetso. Nutabyumva cyangwa ngo ubyemere, ubwo wenda hari ibindi bizakwemeza. Ariko mu bimenyetso naguhaye harimo byibuze bitatu. Cyambere nuko uyu murimo ntago nkukora ngurisha, ni ku buntu. Icya kabiri, uyu murimo ntabwo naniza ku buryo na rimwe wari wabura audio ngo kubera ko nagize impamvu zatumye mbabizi. Uyu murimo ndawukora kandi ngakora ku buryo izi nyigisho zikugeraho buri munsi. Icya gatatu, noneho uyu murimo, izi nyigisho ziri guhindura abantu benshi. Ninde wajya guhindura umutima w'umuntu? Ninde wari kwinjira ku mutwaro umukobwa akazuka? Ninde? Abantu ko bari bahuriye baje kuririmba indirimbo z'agahinda, hari uwije ngo amuzure? Ni Yezu wenyine, sibyo? Ibyo rero tubihereyeho hamwe n'ibindi wagenda ukiraho. Si ibyo byonyine, ibyo birakwereka ko izi nyigisho zituruka ku Mana, kandi ko uyu mudamu witwa Umumararungu Louise ari we ngiye kukubwira. Nukurakorana n'Imana kandi ari yo yamwohereje. Ntago nkubwiza ukuri, ntago binyoroheye kuba nahagarara nk'umukristo gatolika ngo mvuge izi nyigisho. Ntago byoroshye. Ejo narabikubwiye, ntabwo ejo bundi ntabwo Kiliziya Gatolika twakuriyemo twarewemo yigeze itubwira kumva abahanuzi. Nayo mpamvu abantu benshi bumva ubuhanuzi ngo ngo iyi ni imitwe, ngo na Bibiliya bivuga ngo mu minsi ya nyuma ngo hazaduka ngo abigisha binyoma, ngo uyu no mwigisha binyoma. Ntabwo nigisha ibinyoma, nkubwiza ukuri, ndavuga ibijyanye na Bibiliya. Amagambo nzakubwira ugasanga atari muri Bibiliya uzayajugunye, uzavuga uti uyu mugore n'umwigisha binyoma. Ndakubwira Bibiliya. Niba ndi umwigisha binyoma, ubwo na Bibiliya irigisha ibinyoma, ntabwo ndi umuhanura binyoma. Rero nkubwiza ukuri, noherejwe n'Imana. Haleluya. Iri ni ijwi ry'ubuhanuzi. Haleluya. Hari abantu bagiye babisengera. Aje ubundi twumvise ubuhamya bwa wa muvandimwe, birashoboka ko butakuvanye ku izima. Burya hari abantu batajya bava ku izima. Mu Kinyarwanda turavuga ngo yumvira ngo akubiswe ngo nka moto, ngo mbese akubiswe imigeri nka moto. Burya moto ihagaze utarayikubita umugeri ntihinda, ntishobora no kugenda. Noneho hari abantu bameze gutyo, bumvira bakubiswe imigeri nka moto, cyangwa se bakumvira bakubiswe nk'ingoma. Ingoma burya ibiraho kugira. Burya akamaro k'ingoma no kuvuga, ariko utarayikoraho ngo uyikubite ntabwo ingoma ivuga. Bityo rero hari abantu bameze gutyo, bagomba kumvishwa ari uko ibintu byakomeye. Hari abantu bameze gutyo, ariko njyewe ndagira ngo abo ngabo be kudukerereza, ahubwo twe twirebere mu ijuru. Iri ni ijwi ry'ubuhanuzi kandi ritagusaba. Ni ukuri, niba hari n'uwaguhaye ubu butumwa akakubwira yuko ari cyo ugomba gutanga kugira ngo ubutumwa busohoke, ntabwo ari byo. Nongere ngihagaze aho ngaho mvuge ku bantu banyandikira cyangwa bampamagara kuri nimero nakoreshaga cyara ariyo ya mobile money. Nukuri ntabwo njya nyitaba. Icyo ni ikimenyetso cy'uko ntaje nje kugurisha. Sinjya nitabiriya nimero, sinjya na message munyoherezaho sinzi subiza. Ikoreshwa gusa kuri mobile money, kuko nayiba kuri WhatsApp. Abantu bayimpamagaraho, abandi bakajya, ariko ntabwo njya nyikoraho. Iba ahantu ibitse gusa. Kubera iki? Ntabwo naje kugurisha. Haleluya. Nta giciro, nta tarifu nashyize kuri izi nyigisho, ni ku buntu. Haleluya. Ibyo bimenyetso rero nguhaye bikwemeze ko iri jwi ari ry'ubuhanuzi. Ubuhanuzi rero nubwo bwaje kukubwira amagambo y'ibyiringiro, y'ibyishimo n'umunezero, ariko harimo akantu. Reka nkubwize ukuri, hari abazishima hari n'abazababara. Aba rero bazababara nabo turababwira. Njyewe ndi kwibwira abazishima, ariko reka dusabira abazababara kuko nabo bariho. Reka rero nkubwire
mubwire ukuntu Amosi yabirebye akavuga tumva rero abo bazababara reka nabo tubabwire. Nyagasani aravuga ngo ninjye watumye mu migi yanyu yose ntacyo kurya kihaboneka, inzara igateraho muri hose, nyamara ariko ntimwangarukira. Uwo n'Uhoraho bivuze. Uwo n'Uhoraho wavuze ate, wagize gute? Wavuze yuko ibyo byose yemeye ko biba, ariko kugira ngo tumugarukire twaranze. None rero umva, aya magambo ari muri Amosi umutwe wa 5 umurongo wa 21 niho tugiye guhera. Uhoraho akanye ingirwa bitambo bya Isiraheli. Abani babantu rero ndi kukubwira muvandimwe, reka tubasengere. Nangurunuka kandi nkagaye ingendo mukora muje kundamya. Sinshobora gushimishwa n'amakoraniro yanyu. Igihe muntu uri bitambo bitwikwa no mu maturo yanyu nta na rimwe rinshimisha. Sinduha ndeba n'ibitambo byanyu by'ibimasa. Igiza ku rusaku rw'indirimbo zawe n'umurya w'inanga zanyu n'umurya w'inanga zanyu zinshobora kuwumva. Sinshobora kuwumva. Ahubwo uburenganzira nibudendeze nk'amazi, n'ubutabera butembe nk'umugezi udakama. Hari ubwo se mwigeze kuntura ibitambo n'amaturo mu butayu muri ya myaka 40 muryango wa Isiraheli? Ahubwo muzaheke Sakuti umwami wanyu n'inyenyeri ya Kewani ikigirwamana cyanyu, ayo mashusho mwikoreye ubwanyu. Nzabajyana bunyago mbarenze Damasi. Uwo n'Uhoraho ubivuze, izina rye ni Imana umugaba w'ingabo. Ijambo ry'Imana dushimiye Imana. Aya magambo rero, Nyagasani yangurunuka amatura abantu bamutura hejuru y'ibintu biteye bibi abantu benshi bifitemo ibintu bibi. Muvande, aya magambo no mu Gifaransa niyo turimo. Bityo rero wumva audio zombi ubwo wumve kuri kubyumva kabiri. Kandi abo muri audio z'Igifaransa baranyandikira bambwira ko bafashwa rwose barahinduka. Biranejeje nabyo, ntabwo turi kuruhira ubusa. Irijwi haleluya ry'ubuhanuzi ntabwo riruhira ubusa. None rero navuze nti mwebwe abo mu gisekuruza cya Yesu Kristo mwatese, ntabwo ari uko batera ubwoba bavandimwe. Ubu rero ngiye kwifata neza imbere yanyu mbasaba imbabazi bavandimwe. Ntabwo naje kubatera ubwoba, ntabwo naje kubabwira amagambo abakangaranya. Ngiye ndi gusubira mu magambo y'umuhanuzi Amosi. Haleluya. Ndi gusubira mu magambo yakoresheje igihe yabwiraga ubwoko bwa Isiraheli. Ese umuhanuzi Amosi we yaba yaratangiye ate? Ni igice cyatumye Imana imuhamagara. Reka tubisome rero muri introduction ku gitabo cy'umuhanuzi Amosi. Amosi yiyororeraga amatungo atuye mu mudugudu muto witwa Tekowa uri mu birometero nka 20 mu majyepfo ya Yerusalemu ahagana mu butayu bwa Yuda. Ntiyigeze aba mu matorero y'abahanuzi. Haleluya. Aya magambo sinzi niba turi kuyumva, ntabwo yigeze ayabamo. Ihari amatorero y'abahanuzi Amosi ntiyabayemo. Yari umuntu uciriritse w'umworozi w'amatungo. Ahubwo Uhoraho yamukuye mu matungo ye amwohereza guhanura muri Isiraheli. Amosi ahita yumvira ajya gutangariza ubutumwa bw'Imana i Beteli, hahandi hari ingoro bareshyeshyaga ni Yerusalemu yabagamo ya nyana ya zahabu. Ajya kandi no kuri Samariya umurwa mukuru ukungahaye. Ntibyatinze ariko bahise bamwirukana muri Isiraheli, yigarukira mu mirimo ye ya mbere, yigarukira mu matungo ye. Uburyo muhanuzi yamaze guhanura yisubiriraho yarari nuko bindi ariko ko ubuhanuzi buba bwatanzwe kandi ko bwemerwa ari uko busohoye. Muvandimwe wagiraga ngo Amosi akomeze avuge, reka dukomeze. Amosi yigishije mu gihe cya Oziya umwami wa Yuda. Ubwo batubwira nyine Amosi. Cyari igihe rero, icyo gihe cyari igihe cy'ubukungu n'uburumbuke muri Isiraheli. Cyari igihe
cy'ubukungu n'uburumbuke muri Isiraheli, icyo gihe cya Amosi. Wenda nawe ushobora kuba uri Isiraheli ahari, cyangwa se uri mwene wa Isiraheli wibereye mu bukungu cyangwa mu mudamararo wawe. Byagaragariraga mu mazu meza yubakwaga, n'ibikoresho byose byabazwaga mu biti by'akataraboneka, kandi bakabitakaho imirimbo yabajwe mu mahembe y'inzovu. Ndi kuvuga amazu ugahita uvuga koko, ariko nibyo imijyi yo mu Rwanda iri kubakwa, ndetse oya buretse kujya ku gihugu banze wirebere wowe ku giti cyawe amazu uri kubaka muri wowe. Erega hari ibintu byinshi by'imirimbo wamaze kwitakatakaho. Buretse rero reka mbabwire bavandimwe, buriya no gukurikira ijwi ry'ubuhanuzi bwawe bwite, ibuhawe undi marayika ukwibwirira kandi akaba urinzwe kuba umucamanza. Burya nibyo ngo byabanza kukwereka ibyawe, ntabwo ureba iby'abandi. Kwibwa ariko ziko ari byo koko, kwibwa muri ibi bihugu rwose ngo bari kuzamura amazu. Umva, ari amazu agomba kubakwa. Njyewe ndanayashyigikiye, niyo turi gusohoka rwose najya mvuga ukuntu Nyagasani yampaye rifuta ngeze i Burayi. Njyayo nuko ngezeyo nkajya ndeba amazu yaho, nkareba za tapirura, nkareba za esikariyerura kuzigendaho byanyobeye. Ndavuga ariko Mana, niri n'iterambere. Icyo gihe rero njyayo muri 2012 mu Rwanda, nta esikariyerura nta tapirura yabahabagashwi. Ariko nyuma byaraje. Ubu rero haleluya, nshima Yezu cyane. Njyewe iyo mbibona ndavuga nishimwa Nyagasani, kuko nagiye muri Kenya nkabusanga za esikariyerura, najya muri kuko mu Rwanda nta nimwe. Haleluya, buri iterambere ndarikunda cyane. None natwe twarese ubu nta munyarwanda wenda si bose, kuko no mu bindi bihugu ntago abanyakenya bose bazi za esikariyerura kubera ko zibayo. Oya, ntago abanyaburayi bose wenda bazizi, harimo aho zitari. Ariko noneho byibuze natwe haleluya dushobora no kujyana n'abandi badusuye, tukajyana ariko natwe tukabereka ahantu heza natwe dufite, tukavuga tuti natwe dufite inzu zirimo za esikariyerura. Ni byiza pe. Haleluya, iterambere ni ryiza. Buriya rero iyo tuvuze iby'iterambere ntukababare. Byari ngombwa ko dutera imbere, byari ngombwa ko natwe ujya wifotoreza mu Rwanda, umuntu wayimwohereza akavuga ati niyi Burayi. Ariko uguzi ko hari amafoto twabonaga tukavuga iyi niyi Burayi. None ubu rero reka nkubwire, umuntu uri i Burayi, ubu ndagira ngo nkubwire ngo hari ahantu mu Rwanda umuntu ashaka kwifotoreza ukavuga uti aha harenze i Burayi, kuko Yezu natwe yatugeze. Iterambere rero niryo navugaga, ni ryiza. Haleluya. Abantu icyo gihe rero mu gihe cya Mose abantu bari kubaka amazu, ariko amazu haleluya bari kuvuga hano ntabwo ari aya ngaya yo mu mujyi. Rero ari igihe narebaga mu minsi yashize, njye wahunuye ni hafi ya Nyabugogo, nkareba rwose twari dufite ikiraro cyahuzaga, wenda no umuhanda international uyu muhanda nuyeho, ariko ukabona nyine ari agahanda gatoya. None ikiraro baragikoze, baragishimagiye bashyiraho ibyuma. Mbese iterambere umuntu utaryishimira yaba ari nde koko? Buriya umuntu utakunda iterambere aba ari umwanzi w'ibyiza rwose, aba ari umwanzi w'ibyiza. Njyewe ndabireba bari kubikora nkavuga ariko Mana uri mwiza, kuko byibuze hari abantu baba batekereza ko nk'iki kiraro kigomba gusanwa, hari iyi mihanda igomba kwagurwa, hari hagomba kuba amazu meza, ariko bikaba byiza. Ni byiza. Haleluya. Iby'iterambere rero ndi kuvuga iby'iwacu, nawe ubwo uzavuga iby'iwanyu. Burya ngo ujya kurata intwari ngo ahera kuzi wawe, nanjye ndi kuvuga ukuntu iwacu ari heza. Haleluya. Burya twajyaga tujya gusura abandi bana, umwana akakubwira ukuntu iwaba ari heza, wakumva rwose ko bafite intebe ndetse bafite n'amatara, mwebwe naryo ukumva utashye ubabaye. Iyo wagerayo twicaye ku gatadowa cyangwa se kuri rya tara, tukavuga ngo ariko mama nguze ukuntu ngo runaka yatwirase ngo atubwiye ngo kw'iwabo bo bariye inyama, cyangwa se mbese twararatiranaga turi abana. None rero twagize amahirwe natwe iwacu dufite ibyo turata. Haleluya. Mbega ko ari byiza. Ubu ntabwo tukigira ipfunwe tugeze mu bandi bana, niyo bavuye i Burayi natwe tubabwira ko n'iwacu natwe hari amatara meza. Haleluya. Ibyo ni byiza. Haleluya. Ni byiza pe. Umuhanuzi Amosi rero abaho, reka nicyo ndi kuvuga. Ubwo Amosi rero ngo byagaragariraga mu mazu, icyo gihe ngo cyari igihe cy'ubukungu n'uburumbuke muri Isiraheli. Isiraheli twongere twibuke ko ari umuryango w'Imana. Ubukungu n'uburumbuke muri wowe rero, icyo kintu kijya kibaho ukumva mbese muri wowe harimo nk'umurengwe. Icyo gihe ngo byagaragariraga mu mazu yubakwaga, n'ibikoresho byose byabazwaga mu biti by'akataraboneka.
ngo abakire biberaga mu birori bakirirwa bagaramye mu ntebe nziza no mu mariri anepa bacurangirwa ibyuma biririmba. Nta n'umwe wari ufite inkeke y'akazaza ejo, ahubwo bari bizigiye ko Uhoraho azakomeza kubadabagiza kugeza ku munsi w'Uhoraho. Nta wari witaye ku butindahare bwa rubanda rugufi baterwaga n'ubwikanyize bw'abakire. Ibintu byarazambye, umwiryane ni wose, iyobokamana risigaye mu magambo, naho umutima wo uri hehe? Kure. Nguko uko ibintu byari bimeze. Nyamara ariko icyago cyari kibubikiye. Abanyashuru batangiye kwigarurira ibihugu bibakikije, ndetse Isiraheli nayo itahiwe. Amosi yaduka muri icyo gihe azatangaza ubuhangange bw'Uhoraho, ububasha bwe n'ubutabera afitiye amahanga yose. Ariko kandi akanavuga ukuntu yitoreye Isiraheli ho umwihariko. Amosi yibutsa bose amabwiriza ari mu mategeko, cyane cyane ayerekeye iyobokamana nyaryo n'ayerekeye kubahiriza abakene n'abazigirizwa abantu mbese bagowe, mbese ingorwa, imbabare. Amosi ntabembereza abakire, abakomeye, abacamanza n'abaherezabitambo, ahubwo abacyahira ukuntu bacishije ukubiri n'ubutungane bahawe. Ubutorwe bwa Isiraheli bwagombaga kwigeza ku bupfura bukomeye bw'umutima. None bigiye kuba ngombwa ko Uhoraho ayihana yihanukiriye. Niyo mpamvu umunsi w'Uhoraho utazayibera urumuri, ahubwo uzayibera umwijima. Bubaye ubwa nyuma rero Isiraheli burirwa, nita ikosora bwangu, Imana izayicira urubanza rukaze. Cyakora Amosi ntiyahanuye igihano gusa, kenshi yakunze kuvuga ko umuryango utazasenyuka burundu, ko ahubwo hazarokoka agasigisigi ko mu nzu ya Yozefu ari w'Isiraheli, maze ako gasigisigi k'indahemuka Uhoraho akazagakomerezaho umuryango we. Nuko Amosi kimwe n'abandi bahanuzi bamukurikiye ntibashidikanya guhanura ako gasigisigi k'indahemuka ko Imana izabahunda ibyiza mu gihe kiri imbere. Amosi turamuganiriye. Aya makuru ya Amosi rero nituyahuza nayo dusanzwe tuzi hari icyo turi bukuremo. Rero nanjye ngewe naje kwibwirira abadamarayi. None wowe muvandimwe ushaka kuvuga uti nge ndi umukene ntibindeba, reka nibwirira abadamarayi. Nkoresheje amagambo ya Amosi umuhanuzi, mvugane ntabwo naje kugutera ubwoba, ariko umva amagambo Uhoraho arimo kuvuga. Uhoraho ahakanyingirwa bitambo bya Isiraheli, nangurunuka kandi nkagaye ingendo mukora mujya kundamya. Sinshobora gushimishwa n'amakoraniro yanyu. Igihe muntu uri bitambo bitwikwa no mu maturo yanyu, nta na rimwe rinshimisha. Sinduha ndeba n'ibitambo byanyu by'ibimasa. Igiza kure urusaku rw'indirimbo zawe n'umurya w'inanga zanyu sinshobora kuwumva. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Ibi rero bibwirwa bo bireba. None rero muvandimwe ushaka kuba utari mu bo bireba, ariko nibwe utari murika dusengera bo bireba. Ubuse urumva atari akaga koko? Ariko uzi kugira ngo ujye gutura ibimasa Imana ibyange. Ikimasa kirahenda. N'ubu Nyagasani avuze ati muture ibimasa nzi ko hatura bake, ariko notekeza nako kakugoye ukajya gutura Uhoraho akakugatishwa. Shyira kure rwose simbishaka. Ejo bundi nabonye abantu bagiye Kibeho n'amaguru ngo bavuye hari ku Kibuye, ukakora urwo rugendo, ariko Uhoraho yaza kukubwira ati urwo rugendo rwawe, izo ngendo mukora sinzi shaka. Urumva atari imvune y'ubusa? Kiye kugenda n'amaguru biramvuna. Reba rero nanakoze ni kilometero kimwe rwose. Uhoraho akambwira ati ibyo ukora simbibona. Ubwo se uwo muntu aba atavunikira ubusa? None rero muvandimwe, twamaze kumenya ko hari abantu bavunikira ubusa, ntabwo ari babandi tuzi. Niyo mpamvu tugomba gusenga dusabira abantu bose bavunikira ubusa kuko bariho muri iyi si. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, izi nyigisho zimaze iminsi ziba ndende. Ubu rero nibyo maze iminsi mvuga, kuzivuga ndazishoboye, ariko kuzifungura si ngewe ubwo na network.
Yezu rero uduha kuzumva, akaduha kuziryoherwa, akaduha n'ibindi byose bijyanye nazo, naduhe no kuzifungurirwa zijye zifunguka. Basi naho twinanirwa ariko zafungutse. Haleluya. Imana rero niduha umugisha. Twumvise amakuru ya Amosi umuhanuzi, twamenye n'icyo yari agendereye. Umuryango wa Isirayeli umaze kuba mu budamarare, abakire barabaye abakire, abakene bararushijeho gukena. Niba hari aho biri mu mutima wawe kosora, niba hari aho biri mu gihugu sabira abantu baba bameze gutyo. Ntabwo tugiye guca urubanza, ahubwo tugiye gusengera isi kugira ngo ibone amahoro. Yezu yaravuze ati isi narayitsinze. Yezu watsinze isi nadufashe atabara isi kuko igeze aharenga. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.